data twaratsindishirijwe kubw'amaraso ya Kristo, kubw'igitambo Yesu yakoze ku musaraba. Uwiteka Mana Nyiringabo, waravuze ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Twarakubonye uri kumwe natwe mu mwijima w'ubuzima, twarakubonye utadusiga umuntu atazi igikurikiraho, twarakubonye utwambukana mu bikombe by'amarira, mu bikombe by'umwijima, twarakubonye nyaguhora ku ngoma ahaterera umuntu yumva atari buharangize, yumva atazaterera umusozi ngo awurangize, naho twarakubonye uduheka. Uwiteka Mana Nyiringabo, watubereho kwizerwa iminsi yose mwami, twagendanye nawe, watubereho kwizerwa, watubereye umugizi wa neza n'umutunzi w'imbabazi tutanakuzi, wirengagiza imyaka yacu yo kujijwa. Twabara iminsi yo kurorongotana, twabara imyaka y'amafuti no kwizengurukaho, Uwiteka we, iyo yose imbabazi zawe zarayihanaguye kubw'ubuntu bwawe bwinshi n'urukundo rwawe rutarondoreka. Imbabazi zawe ntityo tumenye ko zingana, ariko ni za zindi Kristo bamuzaniye umugore wafatiwe mu cyaha cy'ubusambanyi, ariko ahubwira ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Imbabazi zawe ni nyinshi mwami w'abami, zahuye n'igisambo ku musaraba kiguciriye bugufi, kikwizeye, uramubwira ngo mukanya turabana muri paradizo. Imbabazi zawe ni nyinshi nyaguhora ku ngoma, wageze mu rugo rwo kwa Zakayo. Uwiteka we, imbabazi zawe nyinshi zitaha mu rugo rwa Zakayo, warucireho iteka n'abaturanyi bose nabo bakoranye. Yarazwi nk'umuntu mubi, yarazwi nk'umuriganya, yarazwi nk'umujura, ariko imbabazi zawe zarobanuye gutaha muri urwo rugo. Uko niko umeze nyaguhora ku ngoma. Imbabazi zawe ni nyinshi ku buzima bwacu, twazibara ntitwazirondora, twabari neza yawe ntitwabirondora nyaguhora ku ngoma. Twabona umuntu tugirira muri iyi minsi tumaze hano ku isi n'iminsi tugendanye nawe, Uwiteka we, twabibara byaruta umusenyi wo ku nyanja. Umwanzi ajya duhuma amaso akatwereka ibitagenda n'ibitaratungana, ariko mwami iyo dusubije umutima inyuma, tukibuka ibyagenze, tukibuka ibyatunganye, tukibuka ibyahoze ari amarira, uyu munsi byahindutse ubuhamya n'amashimwe, byahindutse ibitwenge. Tukibuka Uwiteka Mana Nyiringabo ko ari igihe twagusenze Uwiteka kugira ngo dukorere ibi n'ibi ukabikora. Hari urwatugaburiye mu nzara nyinshi, hari urwo twambitse twambaye ubusa, hari urwadukuye mu rupfu, mu mpanuka zitandukanye, utubeshaho nyaguhora ku ngoma. Hari indwara zikomeye wadukijije, hari izo wakijije abacu, hari ibyari biremereye imibiri yacu n'ubugingo bwacu urabidukiza. Hari amarira wahanaguye ku maso yacu, hari ubwo twarorongotanaga twifuza gupfa, twumva nta mpamvu yo kubaho nta n'icyo tumaze, ariko utubeshaho nyaguhora ku ngoma, uduhindura ab'agaciro mu maso yawe. Dufite ibintu bihumbagiza byo kugushima, kandi ibyo nibyo bidutera kugaruka aho uri, kuko uri uwo kwizerwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo turiho kuko Satani yabishimye, nta nubwo duhari kuko abagizi ba nabi n'abakozi be ari uko bataroze, ari uko batateze imitego, ari uko bataturwanyije, ariko ineza yawe yabirushije amaboko, ineza yawe yabirushije imbaraga. Uwiteka Mana Nyiringabo, watubereye maso naho twebwe tutareba, nta nubwo turiho kuko twamenye abaturoga baribo, ahubwo Uwiteka Mana Nyiringabo tutanabazi, tutaranabamenya, watubeshejeho nyaguhora ku ngoma, utubera maso ibihe byose. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Reka uyu mugoroba mwami w'abami, abahungu bawe n'abakobwa bawe bongere buzurwemo n'ubushizi bw'amanga, kuko ubwo turi mu kiganza cyawe nta muntu n'umwe wabasha kutuvuvunuramo. Niko wavuze nyaguhora ku ngoma, ngo uradufashe kandi uradukomeje, ngo inkike zacu ziri imbere yawe iteka. Watwanditse mu kiganza cyawe nk'uko umuntu aca imanzi, cyangwa nk'uko umuntu yashyira tatuwaje mu kiganza, nk'uko umuntu yakwiyandikaho, uko niko twanditse mu biganza byawe, turi grave mu biganza byawe, nta muntu wabasha kudukuramo. Amazina yacu yanditswe muri wowe, warurutse uba muri twebwe, natwe uyu munsi turi muri wowe. Ninde mwami umubisha wacu, ninde nahagaragara Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo ari wowe utuvugira, akaba ari wowe uturenganura, akaba ari wowe uturengera. Umubisha wacu ninde ko ntawe ukurusha amaboko nyaguhora ku ngoma. Imitima yacu itekaniye muri wowe. Ndasenze ngo uyu mugoroba abahungu bawe n'abakobwa bawe imitima yabo itekanire muri wowe, itekanire muri wowe. Byose urabigenga, nta kikurusha amaboko, nta kikurusha imbaraga. Ibyo wemeye ko bitugeraho, aharaho n'ibityaza amaboko yacu, nibidutoreza kuba abo ku rugamba, nibidutoreza kuba abarwanyi bukuri. Nasomye ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma, rimwe na rimwe nubwo bitakwirwa mu bwenge bwacu, birambwira ngo hari amama amwe n'amahanga amwe wasize hafi ya Isiraheli, kugira ngo urubyaro rwavutse nyuma rutamenye iby'intambara ngo narwo ruzatozwa intambara. Kuko Uwiteka Mana Nyiringabo, urabizi ko umwanzi azenguruka ashaka baconjomera, wemera gutoza amaboko yacu kugira
kugira ngo umwanzi atazaduconshomera, kugira ngo tugire imbaraga zo kutamubererekera, kugira ngo tumurwanye nawe aduhunge. Uko niko utoza abahungu bawe n'abakobwa bawe nyaguhora ku ngoma. Dore gutsekanira muri wowe, dore kugirira icyizere cyuzuye muri wowe nyaguhora ku ngoma. Nushimwe nushyirwe hejuru, icyubahiro cyose no gukomera n'ibyawe. Uyu munsi, uyu mugoroba, n'iteka ryose tuziharirwa nawe iminsi yose dufite kubaho. Amavi yacu azagupfukamira, indimi zacu zazatura kuri umwami. Ni wowe tuzaramya, ni wowe tuzapfukamira, ni wowe tuzashyira hejuru, ni wowe tuzazamurira amaboko, ni wowe tuzakorera, ni wowe tuzatambira ibitambo, ni wowe tuzabyinira, ni wowe tuzaririmbira. Ni wowe mwami w'abami, tuzatura ibyuzuye imitima yacu. Nta wundi mwami utari wowe, ntawe. Nta kindi kigirwamana kizazamukira kwishyira hejuru mu mitima yacu, kurwanya kumenyekana kwawe muri wowe, muri twebwe. Turaza gusenga kandi turye, hanyuma twongere dusenge kandi twomeze dusenge. Ndifuza kuri uyu munsi ko ubuzima bwawe bwakuzura Kristo, bwabohoka rwose, kugira ngo ntituzahora ahantu hamwe duhora twibohora, ahubwo kugira ngo duhagarare amaboko yacu mu mwuka akomejwe, dukenyejwe n'Imana, ibirenge byacu bikomereye mu mwami, kugira ngo umwami Imana dukoreshe kubohora abandi, ahubwo adukoreshe kubatura abakibaswe. Cyazanye Kristo nuko maraho imirimo yose y'umwanzi, uzajya ubyibuka. Mu maraso ye itegeko ribi ryose, jambo ribi ryose ryashyizwe ku buzima bwawe rihinduka ubusa mu maraso ye. Amaraso yavuga neza kuruta ibitambo byose byatanzwe, kugira ngo udatunga umugisha, kugira ngo utagirirwa neza. Amaraso yawe rusha imbaraga. Amaraso ye turashinganye, amaraso ye turatsindishirizwa, amaraso ye twahindutse ibyaremwe bishya, mu maraso ye turabatsinze no kurushaho. Dushobora kuba mu mwanya wo gusenga, abadukurikira online nawe ushobora gukora igaburo ryera iwawe n'abawe, ushobora gukoresha icyo ufite. Mbibutse ko umutsima cyangwa umugati cyangwa ibintu bikoze gutya muri ubu buryo ibyo byo kurya by'ibanze byo mu bihugu byinshi by'Abarabu. Kuko njya mvuga ngo iyo Yesu aza kuba muri mu Rwanda, ahari aho bari gukoresha ikijumba cyangwa umwumbati, ariko ushobora kubitegura wakoresha jus, wakoresha cyo kunywa ufite, wakoresha amazi uramutse nta kintu na kimwe ufite. Banga riri mu maraso ya Yesu, ntiriri muri ibi. Mwibuka ko bari barimo gusangira bisa nk'ibisanzwe, bari basanzwe basangira, ntabwo bari bateguye ibi bintu kugira ngo bakore igaburo ryera. Barasangiraga ibyo basanzwe basangira. Ngo iryo joro araye ari budupfire, yenze umutsima arawushimira, arawumanyagura, abwira abigishwa be ngo uyu ni umubiri wanjye utanzwe ku bwa benshi. Turagushimira Kristo, kuko nguko wacagaguraga umugati, ariko twabonaga umubiri wawe wenda gushenjagurwa, umubiri wawe wenda gukozwa isoni, umubiri wawe wenda kugira imibyimba, umubiri wawe wenda kwambara ubusa imbere yabo waremye, umubiri wawe uterwa icumu, umubiri wawe wambara ikamba ry'amahwa, umubiri wawe ugirirwa nabi, ushenjagurwa, kugira ngo ibyari byawe bihinduke ibyacu, n'ibyaha byacu na karande zacu n'ibiturega n'ibibi byacu byose bihinduke ibyawe. Ngo iryo joro kandi musangira bwa nyuma n'abigishwa bawe, wenze igikombe, ngo uravuga ngo aya ni amaraso yawe y'isezerano rishya. Kuva wapfa ku musaraba, amaraso yawe akameneka, twese abakwizera twinjijwe mu isezerano rishya, isezerano rivuguruza andi masezerano yose. Reka uyu mugoroba, igihe abana bawe turira kandi tunywera kuri iki gikombe, turira kuri uyu mutsima, turimo turasenga kugira ngo amasezerano yose atari ay'ukuri uyu mwanya yamburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Isezerano n'isi y'umwijima ryakozwe ku buzima bw'abera, ryaba riciye mu muryango w'icyaha,
umuryango w'ubusambanyi, umuryango wo kujya kuraguza, umuryango w'ikibi icyo ari cyo cyose, reka uyu mwanya rivuguruzwe n'isezerano ryakozwe mu maraso yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ijwi ryanjye ribasha kugera Uwiteka Mana Nyiringabo, isezerano ry'amaraso yawe rivuguruza isezerano ryose ritakozwe muri wowe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihe arira kuri uyu mubiri wawe, igihe arira kuri uyu mutsima, reka ikintu cyose cyubatswe mu mubiri we uyu munsi kitashyizwemo nawe cyamburwa imbaraga, kirandurwe burundu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikintu cyose cyakozwe ku buzima bwe, icyo yaba yarasizwe, icyo yaba yararenze, icyo yaba yarorohererejwe, icyaba cyaramugezeho, icyaciye mu ndasago, icyaciye mu bibi byose byakozwe ku buzima bwe, icyaciye mu magambo mabi, icyaciye mu bitambo byatanzwe ahandi ariko byerekera ku izina rye bivuga ku buzima bwe, reka uyu mwanya byose bicike, byamburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umuvumo wose washyizwe ku buzima bwe ndetse akabona n'ibimenyetso by'umuvumo kuri we uyu mwanya byamburwa imbaraga. Turimo turavuga isezerano rishya mu maraso yawe, turavuga mwami ibyo twahawe igihe wajyaga ku musaraba i Golgotha maze tukabyakira bigahinduka ibyacu iyo twakwizereye muri cya gihe twakwizereyemo nyaguhora ku ngoma. Turavuga kurangizwa kw'ibimenyetso byasigaye ku buzima bwe, byasigaye ku mubiri we, byasigaye ku rugo rwe, byasigaye ku butunzi bwe, byasigaye ku rubyaro rwe, byasigaye ku rushako rwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Byasigaye ku nda y'ibyara, byasigaye ku iterambere mu biganza bye uyu mwanya byamburwa imbaraga, bihinduka ubusa mu izina ryawe Yesu. Urakoze kubamenya amaraso ku bwacu. Ushobora kuzamura ijwi ryawe ukisengera, ushobora kurya ukanywa kandi ukisengera. Ndagushimira Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimira amaraso wamennye kugira ngo umuvumo wose uhinduke ubusa. Reka ibintu byose bisa nk'akarande kabi, akarande kabi kari ku buzima bwe yibonaho kabaye kubakomokaho uyu mwanya kamburwa imbaraga ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, ni umutunzi w'umugisha, ni umuhesha w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Azatunga umugisha, azaba mu mugisha, ibyaha ntibizamubata, ntibizamutsikamira ukundi mu izina rya Yesu. Ndaca umugozi w'ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaca umugozi w'ubusinzi mu izina rya Yesu. Ndaca umugozi wo kurorongotana no kuticara ahantu hamwe ngo umuntu ahatekanire, ahatera imbere no kutaba mu rugo rumwe. Ndaca uwo mugozi w'uruzerero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuga umugisha ku buzima bwe, ndavuga umugisha ku rubyaro rwe, ndavuga kugubwa neza no kugirirwa neza, ndavuga kubyara, ndavuga gutunganirwa, ndavuga gutwita no kudakura mu inda mu izina rya Yesu. Ndavuga gukira kwawe, indwara zidasobanutse zimuke uyu mugoroba, zimuke mu mubiri we, zimuke mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ubwo dufitanye insano nawe Kristo, tukaba tuyifitanye n'imiryango tuvukamo, ndavuga ngo indwara zose zidasobanutse zikomoka ku mubi mu izina rya Yesu zikurwa ku buzima bwe aho zaturutse aho ariho hose. Uyu mubiri we ni ubuturo bw'umwuka we. Reka ibintu byose yikoreye ku mubiri we, ahora yumva kuremererwa mu bitugu, agahora yumva ameze nk'uwikoreye toni, uyu mwanya bimukurweho mu izina rya Yesu. Ni umunyamugisha. Ibimugaburira ibyo atagombye kugaburirwa mu nzozi, uwo muryango ukingwe uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ibimusambanya mu nzozi mu ijoro yabyuka akibonaho ibimenyetso nk'uwasambanye, uyu mwanya uwo muryango ukingwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwo mugozi ucike. Uri mwiza Yesu, ubereye mwiza abagutegereza, ubereye mwiza abakwizera. Umujinya yumva umwinjiye ko ikintu kivuye ahandi
uyu mwanya ukurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga yumva zimwijira zikamukoresha icyo atagomba gukora, zikamwambura ubushake, zikamaramo ubushake bwe na wiriye no gutekereza kwe no gukora neza. Uyu mwanya uyu muryango ukingwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, ni umuhesha w'umugisha, ni ubuturo bw'Imana. Uri mwiza Yesu, wuzuye kugira neza. Ni umunyamugisha, ni umunyamugisha, ni umunyamugisha. Myuka y'urupfu uri muteza kwisabira gupfa, kumva ntacyo amaze, itandukanywe n'ibitekerezo bye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Azabaho, azarama, ntazakenyuka. Azabaho, azarama, azageza ku gihe wamugeneye kugeza. Kakarungu kaciwe ku bagabo b'iwabo, kagaca ku bagore b'iwabo, kagacibwa ko batarenze imyaka runaka, kuko yahindutse icyaremwe gishya. Azaharenga, azisazira, azabona abuzukuru n'abuzukuruza mu izina rya Yesu. Imbaraga zimunyaga ntizongera kumubona ukundi mu izina rya Yesu. Ubwo yahindutse icyaremwe gishya, azahirwa, azakora hirwe, azatunga tunganirwe. Ndahesha umugisha ibiganza bye, ndavuga umugisha ku mirimo y'amaboko ye. Umwigishe kukubaha kurushaho yaragejeje, umwigishe kukwiha no kukwitangira kurushaho yaragejeje. Urakoze kubw'urusika rw'amaraso twikiriza ubuzima bwacu. Urakoze kubw'inkingi y'umuriro utwubakaho tugakingirwa. Reka umuriro wawe umugotane nabe, umugotane n'urugo rwe. Umuriro w'umwuka wera, imbaraga z'ijuru zimuhishe, bimuhiga bimubure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe amuzenguruke, amuzengurukane nabe, amuzengurukane n'ibise. Ni umunyamugisha, azahirwa, azubaka, azatunganirwa, azarera abana be, azabashingira, azabigisha, bazaminuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana nyir'ingabo. Ndashwanyaguza icyangiro cyose umwana Satani yatwikirije ubuzima bwe, bagatuma nta neza, nta mwifuriza icyiza, nta muryango mukiburirwa. Reka icyo cyangiro gikurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bwiza bwawe burabagirane kuri we, igikundiro cyawe kimubeho. Muhuze n'abanyamugisha, muhuze n'abantu b'umumaro, utandukanye n'ibidafite umumaro, utandukanye n'abadafite umumaro mu izina rya Yesu. Turaguhamagara kandi muri iri joro ngo ukingure ijuru. Mucyo wawe urasira bakijya mu nzu z'abapfumu. Babazi zawe Mwana, babazi zawe, babazi zawe. Mucyo mu maso hawe uvira bagishakira amahirwe mu nzu z'abapfumu. Ndakwinginga, ndaguhendahenda, ndaguhendahenda Mwana, ndaguhendahenda Mwana. Babazi zawe zatugezeho, nizivira abagore bakijya mu nzu z'abapfumu, zivira abagabo n'abakobwa, zivira bagishakira amahirwe hataboneka amahirwe. Imbabazi zawe zibakure mu rupfu, zibakure mu kinyoma cya Satani, kwahemba neza ngo kandi vuba kuruta iwawe. Ibihembo bye birimo urupfu, ibihembo bye birimo uburiganya. Ingororano zawe ni nziza, zerekejwe n'urukundo n'amahoro, zerekejwe no gusinzira umuntu atikanga ikibi. Ndaguhendahenda kubw'imbabazi zawe, kugira ngo ugarure abo bose bagurishije ubugingo bwabo kubw'indamu za none. Ndakwinginze, twikurure ubwenge bwabo. Ndaguhendahenda kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe. Twikurure abagore bagurishije ubugingo bwabo kubw'indamu za none. Zose
reka duhaguruke dusenge. Fata akanya ko kwivugaho ibyiza, kwiyaturaho umugisha. Reka ururimi rwawe rugobotokere gusenga, kwivugaho umugisha, kuvuga ku bawe no ku byawe. Reka ururimi rwawe ruhambukire kwivugaho ibyiza. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimira ko wamenye amaraso yawe kugira ngo tube bataraga. Ibyaha byanjye wabyishyizeho, uyu munsi ufite imbaraga zitsinda icyaha. Aba bahungu n'abakobwa bafite imbaraga zitsinda icyaha, ntibakiri imbata y'ikibi icyo ari cyo cyose, bahindutse abatsinzi no kurushaho, bahindutse abaneshi. Ububata bwose buri munsi y'ibirenge byabo, buri munsi y'ibirenge byabo. Iki cyaha si cyo kumwivuga hejuru, ari hejuru yacyo, ari hejuru y'ubusambanyi, ari hejuru y'ubusinzi, ari hejuru y'ibyanduza, ari hejuru y'inzangano, ari hejuru y'ikibi cyose. Wamushyize hejuru, wamushyize hejuru. Ni umunyamugisha, aratunganirwe. Urakoze mwami w'abami kwaduhindura abanyamugisha, ndetse ukadugira isoko y'umugisha. Ndi umunyamugisha, ndi umuhesha w'umugisha. Aho ngeze haba hahawe umugisha. Umuryango mvukamo ufite umugisha wo kuba ufite, urugo niba rufite umugisha wo kuba rufite, itorero niba rifite umugisha, igihugu mvukamo gifite umugisha. Turi abahesha b'umugisha, turi abanyamugisha. Turi ubwoko budatangirwa, turi ubwoko budakumirwa. Turi ishyanga, ishyanga rizana ibyiza aho rigeze. Arahirwa umushaka, arahirwa ushakana nawe, arahirwa uvukana nawe. Turi abahesha b'umugisha, turi isoko y'umugisha. Urakoze mwami ko wampinduye umugisha, ndagira ngo ubyigane ubyivugeho. Urakoze ko wampinduye umunyamugisha, urakoze ko wangize isoko y'umugisha, urakoze ko wangize umuhesha w'umugisha. Icyo nzakora cyose kizambera cyiza, icyo nzahagararamo cyose magarikiwe nawe, kuko ndi kumwe nawe, kuko uri muri jewe, kizambera cyiza. Nzabusohoza imigambi yawe, nzabusohoza imigambi yawe mu isi. Nzabukora icyo wagambire ko nzakora, nzahagarara mu byo wagambire ko nzahagararamo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Aba bagore bazabyara, bazakikira, bazarera abana babo, bazaba amahoro. Aba bakobwa barashakwa, aba bahungu barashaka, barashaka ku gihe. Barashaka ku gihe, barashakwa ku gihe. N'abanyamugisha, bahuze n'abandi banyamugisha, bahuze n'abahungu n'abakobwa babateguriye mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Nibakora gatoya uzakagura, nibakora gatoya kazahabwa umugisha, kazagukira mu biganza byawe, kazahererwa umugisha mu biganza byabo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubutunzi bwacu buzabwo kugushyira hejuru, buzabwo gukora mu bwami bwawe. Ubutunzi bwacu buzabwo gukora mu nzu yawe. Ubutunzi bwacu buzabwo kohereza abamisiyoneri. Ubutunzi bwacu buzabwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ubutunzi bwacu urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Muri twebwe generasiyo zikurikiraho harabaho impinduka, harabaho impinduka, kuko duhari nyaguhora ku ngoma. Ngo abana babagukunda bahabwa umugisha kugeza mu buzukuru b'ibihe igihumbi. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibicaniro byose b'imiryango y'iwacu bitakubaha, uyu mwanya bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Bendera ryawe rizamuke mu miryango tuvukamo, bendera ryawe rizamuke mu miryango twashatsemo, bendera ryawe rizamuke mu bago y'iwacu. Turabatsinzi no kurushaho. Imibiri yacu n'ubuturo bwawe uzadukoresha ibiguhesha umugisha. Buri rugingo rwose rungize ruzaguhesha icyubahiro, kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Buri rugingo rwanjye rwose ruzaguhesha icyubahiro. Buri rugingo rw'uyu muhungu n'umukobwa ruzaguhesha icyubahiro, ruzaguhesha icyubahiro, ruzaguhesha icyubahiro. Nta rugingo rwe na rumwe ruzaba imbata ya Satani, ruzakoreshwa na Satani. Ibimugize byose bizaguhesha icyubahiro, bizaguhesha icyubahiro, bizaguhesha icyubahiro. Urakoze Mwami w'abantu. Turavuga umugisha ku rubyaro rwacu, turavuga umugisha ku bavandimwe bacu, turavuga kurindwa, turavuga kurindwa kuri basaza bacu, turavuga kurindwa kuri bakuru bacu, turavuga kurindwa kuri barumuna bacu, turavuga kurindwa kuri babyara bacu, turavuga kurindwa kubo tuvukana, turavuga kurindwa ku batubyaye, turavuga kurindwa mu miryango yo kwa badata, turavuga kurindwa n'agakiza mu miryango yo kwa bamama. Ubwo duhari Mwami w'abami, duhagaze mu cyuho cy'imiryango yacu. Umwanzi ntazaba twaza igitugu, turatwikurura igitwikiriza umwanzi yatwikirije ubwenge bwabo, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira.
batwikururwe umucyo w'ubutumwa bwiza ubarasire. Duhagurutse mu mbaraga kugira ngo tubakunde, tuberere imbuto, tubabwire ubutumwa bwiza. Uduhagurutse mwami w'abami, tubabonekere umwanya, tuhaboneke, tuberere imbuto, tubabwire ubutumwa bwiza, ubuzima bwabo buhindurwe nawe. Urakoze ko icyakuzanye ari ukumaraho imirimo ya Satani. Wazanywe no kumaraho imirimo ya Satani. Uko iwabo bapfuye siko azapfa, ibyatsinze iwabo ntibizamutsinda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uko yavutse siko azabyara, yaba yavutse yitwa ikinyendaro, yaba yavutse yitwa ko atemewe, siko azabyara, siko azakura. Uko yakuze nabi siko azakorera abana be. Mu izina rya Yesu turaciye umugozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yaba yakuze ari imfubyi, atarezwe n'ababyeyi be, ndamuvuga ko kuzarera abazabyara, azabarera, azuzukuruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akomoka mu muryango usa nk'udashinga, siko umuryango we n'abazamukomokaho siko bazaba, siko bizamera. Ni urubyaro rushya kuko afitanye nawe isezerano, afitanye nawe igihango, afitanye nawe igihango. Ntabwo bazasara, ubwenge bwabo buzakora neza, bazaba bataraga, bazaba bazima, bazisazira. Sikre y'ubukene, ubukene bw'akarande iramenagurika kuri we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamwete, arakoresha amaboko ye, ibitekerezo bye birabohoka mu izina rya Yesu. Birabohoka, birabohoka, bimenya aho yakorera n'icyo yakora mu izina rya Yesu. Imbaraga zimujijisha zirakurwa ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ni umunyamahirwe, umunyamugisha. Urakoze Mana, urakoze Yesu. Umwuzure umuhindura ikirimi cy'umuriro, umuhindura ikirimi cy'umuriro, umuhindura ikirimi cy'umuriro, umuhindura ikirimi cy'umuriro. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo abamarayika bawe bahindura imiyaga, ngo ariko abagaragu bawe bahindura ibirimi by'umuriro. Umuhindura ikirimi cy'umuriro, umuhindura ikirimi cy'umuriro, ibizaha ntibizongere kumubasha. Umuhindura ikirimi cy'umuriro, imitego yose ntiyongere kumubasha. Umuhindura ikirimi cy'umuriro, imyambi y'umwanzi ntiyongere kumuhinguranya. Umuhindura ikirimi cy'umuriro, umuhindura ikirimi cy'umuriro. Ntaba ari uhunga ubwami bw'umwijima, ubwami bw'umwijima umuhunge, umuhunge, umwubake mwami w'abami, umwubake nk'igicaniro kizima, nk'igicaniro kizima, umwubake nk'igicaniro kizima. Ijwi rye risenga ntirizongere kuzima, umutima usenga ntuzongere gucogora. Umwubake mwami, umwubake nk'igicaniro kizima. Iyo umuriro waka amasazi ntiyahatambuka, yo ibyibunzabunza ntibyahagarara. Umuhindura igicaniro gihora cyaka, gihora cyaka, gihora cyaka. Umuhe kugendana nawe nk'uko ubona amaso ku maso, kugira ngo umubiri watongera kuwandavuza. Kanwa ke kavuga iby'ubwiru bwawe, kanwa ke kavuga ibihesha umugisha. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo ntibishoboka ko mu isoko imwe havamo amazi akereta ngo havemo n'amezi. Reka kuva uyu munsi ururimi rwe ruvuga ibyiza, yivugaho ibyiza, avuga ibyiza ku bandi. Ubuzima bwe ntabwo bishoboka ko bwavanga, ku gicaniro cyawe ntabwo hakorerwaho ibicaniro bya Satani. Reka yiharirwe nawe uyu munsi n'iteka ryose, yiharirwe nawe, akubera igicaniro cyiza. Umubiri we kubera igitambo cyiza cyera gishimwa nawe kugeza ku munsi azavira muri uyu mubiri. Ibirenge bye byo gukandagira atagombye gukandagira, amaso ye kwerekera ku byo atagombye kwerekeraho, amatwi ye kuyategera ibyo atagombye kuyategera. Ubuzima bwe bukwera igitambo kizima cyera gishimwa nawe. Murinde gusubira hasi, murinde gusubira inyuma. Musobanurire imigambi mufitiye, musobanurire ko ari uw'agaciro gahambaye, gahambaye. Nta mwana w'umwami wandavura, nta mwana w'umwami twasanga arira kuri puberi.
nta mwana w'umwami twasanga mu mwanda. Mwibutse ko wamugize igikomangoma, mwibutse ko wamugize umwana w'umwami. Ntiyasosiye, yihuze nawe adakwiriye kwihuza nawe, ngo umucyo n'umwijima byavanga biti. Utandukanye n'abasa nk'inshuti, utandukanye n'ibitari byo, utandukanye n'abatariho, utandukanye n'abamukerereza mu rugendo, utandukanye n'ibimumarira umwanya. Umwiharire. Ndasengera abantu bose bafite intimba ibarusha imbaraga, mwami wanjye. Abantu bafite intimba ibarusha imbaraga, reka uyu mugoroba w'umugoroba wo guturwa izina rya Yesu. Yananiwe gutandukana nayo, yarasenze, ariko intimba ifite umwanya munini mu mutima we kurusha umunezero w'agakiza. Ndasenze ngo yorosorwe uyu mwanya, asogongere ku buryohe bw'agakiza twasogongeyeho, atwikururwe, akurweho ayo matoni y'umubabaro, iri joro mwami w'abantu, asogongere ku munezero w'agakiza. Urabikora, urabifite. Ndakwizeye kutwikurura abakobwa bawe n'abahungu bawe, ndakwizeye kutwikurura abagore n'abagabo. Urakoze, uri mwiza, uzuye kugira neza, urakwizerwa, urizerwa mwami, mu byo uvuga, mu byo ukora. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Nshuti z'Imana, twahawe ikiruta ibindi. Haleluya. Twahawe Kristo, ufite ikiruta ibindi. Haleluya. Ibyo usaba, ibyo nsaba, ibyo usengera n'ibyo nsengera ni bigufi cyane kuruta icyo twahawe. Haleluya. Mwijuru havuze impundu umunsi nakizwaga, mwijuru havuze impundu umunsi wakizwaga. Haleluya. Ikuzimu hacuze imiborogo umunsi twakizwaga. Haleluya. Baravuze ngo mwene kanaka nawe arakijijwe, araducitse. Haleluya. Ibiturwanya byambuwe imbaraga, byamburwa ububasha umunsi twakizwaga. Ndifuza ko utunguka kuri mu mutima wawe, mu gihe dusenga ukimenya uwo uri we, niba warakijijwe ukaba uri muri Kristo Yesu, ugatunga uko kuri, kukuzura mu mutima wawe, kukakumara ubwoba. Haleluya. Hirya no hino habaho inyigisho zitwa iza deliverance. Ndahamya ko muzizi cyangwa muzumva mu buryo butandukanye. Zibamo igice cy'ukuri n'igice kitari cy'ukuri. Haleluya. Nta butabazi bw'umuntu, nongere mbishimangire mbitsindagire mu mutima wawe, nta butabazi bw'umuntu bubikiwe mu buzima bw'undi muntu. Muranyumva nshuti z'Imana? Ni ukuvuga ngo ubutabazi bwawe bubikiwe muri njyewe, ubwo mpfuye waba utagitabara. Murumva bitaba ari ikibazo? Nta butabazi bw'umuntu bubikiwe mu kiremwa muntu gisanzwe. Haleluya. Ibigutabara byose byabonekeye muri Kristo Yesu. Haleluya. Nibishoboka ko ubutabazi bwawe bwabikwa muri, nshobora kugufasha gusenga kuko utarabimenya, nshobora kugufasha kukwigisha ijambo ry'Imana kuko utarabimenya, nshobora kugufasha kuko hari intambwe runaka nkurushije. Haleluya. Ariko uko wigira imbere mu kumenya ijambo ry'Imana, uko wigira imbere mu kubana na Kristo, haleluya, ibyo nari kukwigisha nawe urabyimenyera. Muranyumva nshuti z'Imana? Byaba ari injustice bavuga ngo iki? Byaba ari ukutabera. Imana iramutse ibitse ubutabazi bw'umuntu mu wundi muntu, tuvuga umuntu akijijwe ari mu bihugu bitarimo ubutumwa bwiza, atazabona pasiteri, atazabona umuvugabutumwa, atazabona uwitwa ngo yasigiwe deliverance,
kandi uwo muntu akaba akijijwe akomotse mu miryango yanduye, afite ibintu byinshi byashyizwe ku buzima bwe n'ububata butandukanye, ariko agakizwa akamenya Kristo. Ubwo no kuva ko uwo muntu ari mu gihugu cya kure kitarimo ubutumwa bwiza, wenda cyo mu Barabu cyangwa cyo mu Basoviyete cyangwa cyahe, ni ukuvuga ko uwo muntu yazarinda apfa ari imbohe? Ntabwo ari byo. Ndabizi ibi byari impaka nyinshi kandi sindi no mu bahakana ko umuntu ataterwa na Satani, kuko narabibonye n'amaso yanjye. Nabonye abadayimoni bava mu bantu, nabonye abadayimoni bavuga mu bantu, nabonye abadayimoni bivuga ibigwi mu buzima bw'umuntu babase, bakavuga amazina y'ababohereje. Ntago ndi uwo mu bahakana, ndi mu babyemera ku isi y'umwijima ikora. Ariko kandi nanga icyoba kiri mu bera, nanga ubwoba bera bagendana. Haleluya. Nanga ubwoba butuma Satani ashyirwa hejuru cyane kuruta Kristo. Nimwitegereza muri Bibiliya, nshuti z'Imana, mukareba ko Yesu yirukanye abadayimoni mu bantu, ariko nubireba neza uzasanga atarakurikiranye ngo atinde kuri ibyo bintu, ngo avuge rero ngo uyu musore wari ufite abadayimoni ngabo babandi boherejwe mu ngurube, ngo abadayimoni bari baravuye aha, ngo bavana aha n'aha, ngo ni nyirasenge, ni se wabo, ni nyirarume. Ntabwo inzira z'Imana zisiga amatiku inyuma, ntabwo zisiga inzangano inyuma. Muranyumva nshuti z'Imana? Shobora guhabwa impano z'Imana ariko ntarakura ku kigero kimenya ibivugwa n'ibitavugwa. Muranyumva? Ariko impano z'Imana nzifite. Hanyuma nagusengera ngahita nguterananya na nyogosenge n'umugabo wawe na nyoko wanyu ngasiga mbateranyije. Biba ari ikigero kigufi cy'ubumana. Ntibivuga ko izo mpano zitaba ari z'ukuri, zishobora kuba ari z'ukuri nkuko zishobora kuba ari iz'ibinyoma. Ariko kudakura mu mwuka, ko Yesu yirukanye abadayimoni, ko atasubiraga inyuma ngo ajye gusesengura akore siyansi y'abadayimoni abacukumbure, abavuga amazina. Murabizi wa mugore w'umunyamahangakazi, umusidonekazi, waje kukwinginga Yesu akamubwira ngo namukiriza akana k'agakobwa. Yirukanye dayimoni mu mwana w'umukobwa, yaramubwiye ngo utaye kwizera kwawe kuragukije, ngo ageze yasanga umukobwa we yabaye muzima. Ariko ntiyamubwiye ngo uyu ni dayimoni witwa Nyakagoro, sinzi Nyagaki. Ntago yabicukumbuye ngo amubwire ngo aturuka hana. Kumenya aho aturuka n'adaturuka bikongerera iki mu rugendo rw'agakiza? Bitumara amatsiko, kandi iyo dufite imitima itarakobera mu Mana bigasiga twanganye na bene wacu. Reka nkubwire, mu muryango w'iwanyu hari abarozi, ntukeneye umuntu uza kubikubwira. Uko hari abakristo hariho n'abakozi ba Satani, kandi bizahora gutyo kugeza igihe Yesu azatwara itorero. Mu rusengero hari abera, hari n'abarozi. Hari abazindukira gusenga n'abazindukira kuroga. Ibyo birasanzwe, sina ngombwa ngo bamenye, sina ngombwa ngo bagirire ubwoba. Nongere nakubwire, uzi ko utinya umurozi umumenye turi muri 2022, umumenye muri 2022 kuva yaba harakuroga, noneho umumenye uyu munsi ubwoba bukakwica. None se mbere yaho warinzwe n'iki? Niki cyakurinze? Niki cyakubeshejeho? Ikindi, umwana w'Imana w'ukuri wakinze umuryango w'icyaha, ntabwo amadayimoni atura muri we. Icyo akora, imyambi y'abarozi ishobora kumugeraho, baguhinguranya bien ukabyumva ko ari igitero. Dushize ubwoba. Haleluya, haleluya. Abarozi bariho, nabo udakeka barahari, ariko se ko bahari. Hanyuma Yesu uri muri ngewe, we yaba amaze iki niba atarusha imbaraga ibindwanya? Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Tujye dusenga, turwane intambara yo mu mwuka, ariko turwanire mu ruhande rwa victoire, kuko n'ubundi intambara turwana yabaze gutsinda, barayitsinze kera. Ni nko gukina kugaragara muri televiziyo match yamaze kuba Rayon Sport na PL, cyatsinze urakizi, noneho kubera ko ukunda umupira ukongera kubamo. Ubutsinzi bw'abera bwararangiye ku musaraba Igorogota. Haleluya, haleluya. Muzankunda, mwongere mu nkunde, munyuzemo mu nyange, mwongere mugaruke mu nkundi kuko muzahura n'ibintu bitandukanye, n'inyigisho zitandukanye. Uyu munsi itorero nta mukristo ugira pasiteri umwe. Kera byari byoroshye, iyo pasiteri we yabaga akubwira ukuri, uko kuri ko wamenyaga. Ariko uyu munsi internet ituma nta muntu ushombwa n'umuntu umwe, ushombwa n'isi yose. Ushombwa nabo iyo uzi Icyongereza, ushombwa nabo muri Zimbabwe, ugashumbwa nabo muri Afrika y'Epfo, ugashumbwa nabo muri Nigeria, ugashumbwa na pasiteri wawe, ugashumbwa n'umushumba wo mu cyumba. Icy'ukuri n'icy'ibinyoma. Niyo mpamvu ari uruvange. Mukwiriye kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri mwebwe, kugira ngo ikitari ukuri n'ikiza uvuga uti yego hano ndimo ndasengerayo, ariko ibisukuri ndasigarana ibisukuri. Ikindi ntabwo tumenya byose, ikindi kumenya muri Kristo kurakura. Haleluya, amen.
reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Niwibagirwa ibintu byose navuze n'imyaka yose tumaze tubana, uzasigarana iki kintu kimwe kivuga ngo ubutabazi bwanjye Imana ntishobora kububika mu buzima bw'undi muntu. Umuntu upfa guteze, umuntu ugenda mu gatandukana, umugisha wawe ntubikiwe muri pasiteri wawe, ntabwo bibaho. Yes, iyo nkuvuzeho ibyiza bikubaho rwose, ariko mujye mwibuka ko umuvumo w'ubusa udafata. Ntabwo waba mu buzima bukiranuka babane n'Imana ngo nkuvume uvumike, ntibazakubeshye. None se ninyoba ngashaka nkurikira mu buyobe bwanjye, hanyuma ngo nkakuvuma ukavumika? Ntabwo ibyo bintu ari byo. Ndabizi bamwe murabyemera abandi ntibubyemere, ariko ntacyo bitwaye. Imana ntizambaza ko ntakubwiye ukuri. Haleluya. Reka dusome urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 5 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Mbere yuko dusoma reka mvuge n'iki. Ntago hajyabaho, Imana ishobora gutanga ibintu twita ngo action prophétique, igikorwa cy'ubuhanuzi runaka, ukaba urimo gusenga, wenda umuntu akakubwira ati sengera amazi uyanywe, muranyumva? Cyangwa se gusigwa amavuta ko kwa barwayi kurimo muri Bibiliya, turakwemera, ariko si ihame, kuko Yesu ajya gukiza wa mwana w'urwaye igicuri nta mavuta yamusize. Haleluya. Si ihame ngo bihoreho ngo bimere uko, ngo ugiye gusenga witwaza amazi, ujyana amazi. Ibyo bintu muza ahantu tubikura mu nzu z'abapfumu. Nta muntu ujya mu nzu y'abapfumu ngo agende batamuhaye akantu. Abamama n'abakobwa, haleluya, nitwe tubikunda cyane. Nta muntu ujya mu nzu y'abapfumu ngo atahe batamuhaye akantu, sibyo? Kantu ko kukurinda, kantu ko gukenyereraho, kantu uzashyira mu muryango, kantu uzashyira munsi y'iryinyo, kantu uzashyira muri portemone, kantu vrema, kantu kagati cyangwa kakabuye cyangwa kagahuka ingwe cyangwa kakatsi. Mu nzu y'abapfumu niho dukurayo none abarokore tuzangana. Mu nzu y'abapfumu niho haba amasaha ari presi, ugomba kubyuka ukajya hanze ugakaraba aya mazi cyangwa ukisiga ibi bintu. Niba ari saa 9, niba ari saa 8 z'ijoro, niba ari saa 7, nizo ngizo. Aho ni mu nzu y'abapfumu. Isaha ya saa 9 Yesu ivugwaho muri Bibiliya. Yesu yaracikanye, Petero yarimo gusenganya ngo yasengaga saa 6, ariko Kornelio yasengaga saa 9 n'abandi benshi. Ariko reka nkubwire ngo nta mwihariko. Abarokore, haleluya, haleluya. Saa 9 si Yesu. Ikintu dufite ndakuka cyitwa cyangwa yitwa ni Yesu. Haleluya. Saa 9 hari igihe uyigira ikigirwamana, ni nziza kuyisenga, ariko nta connection n'ijuru iri muri saa 9, itari muri saa 6, itari muri saa 5, itari muri Imana ni Imana y'ibihe byose. Ubu se niba ndi umusirikare saa 9 iteka nkaba ndi ku burinzi, nkaba mbona umwanya saa 9 za mu gitondo, ubwo nuvuga ngo ijuru ntirizigera rinkingukira? Kuki mudashyira mu ubwenge? Niba ndi umuganga ndarizamu kwa muganga, saa 9 zisanga kwa muganga, ubwo nisenga mu gitondo, mbese ntago Imana n'ijuru ntirizankingukira? Oya, ntabwo ari byo. Haleluya, haleluya, amen. Turacyakundanye? Amen. Ni byiza kugira discipline y'ubuzima bwawe bwo mu mwuka, kugira ibihe usengeramo ni byiza. Niba warasetinze saa 9 ni byiza, ariko icyo ushaka gusenya ni ikigirwamana cyitwa saa 9. Guma muri saa 9 uyisenge, nanjye nabishoboye ndabikora, ariko se ikigirwamana cyitwa saa 9 gisenye usenge muri iyo saha. Yes, ngo niho abarozi bakorera. Abarozi bakora igihe cyose. Ikiza cy'ijoro cyangwa ikiba mu ijoro nuko ijoro nyine riza n'umwijima, abakora ibibi bakidegembya. Ni koko mu ijoro uzumva niyo urwaye, mu ijoro hari ukuntu bikomera, ntago tuzi ikintu kiri mu ijoro. Ni koko, sibyo? Ariko hari abantu bananiwe no mu mubiri, akavuga ngo saa 6 y'ijoro ngo igomba gutandukana ngo n'umunsi kurikiyeho ngo ndi maso. Bararushye, baruhiye mu mago yabo, baruhiye mu bukristo, nibatuma abagabo babo basinzira, ngo saa 6 y'ijoro ngo umunsi ugomba gutandukana ngo n'undi ngo ureba guteze. Mpaka ibintu babwira mbyumva mu matwi y'abantu.
iyo utabizi cyangwa utabiba mugira ngo abantu ntibabibamo. Abantu baruhiye mu gikristo aho Yesu yaje kudutura imitwaro, twaraharuhiye. Sinkugira umunebwe wo gusenga, ariko wikwibaka ikigirwamana mwisa ngo umunsi ugomba gutandukana. Izuba rizarasa wasenze utanasenze, ngo umunsi ugomba gutandukana n'undi ngo ndi maso. Mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye. Nasenganye n'abadamu rimwe ngiye kubona tugiye gusenga mbona bose beguye udutambaro. Uzi njyewe icyo nsigarana mu mutwe, sigara mvuga ko badasenga iteka. Ni ukuvuga ngo muri dushe ntiyasenga, kuko muri dushe ntabwo yikoreye igitambaro ku mutwe, ndarimo aroga mu mutwe. Ntiyasenga ari muri bisi, ntiyasenga ari he. Isengesho ryanjye ntabwo ryumvikana gifite igitambaro ku mutwe. Ntago muzi uburyo ibi bintu bitera uburetwa ku mukristo, akarwana n'ibyo atagombaga kurwana nabyo, akananirwa kwigera imbere muri Kristo, akavunwa n'ibitakamuvunnye. Hari ibindi bintu tukwiriye kurwana nabyo, sibyo nshuti z'Imana? Ni byiza rwose niba wizera mu kwambara igitambaro, cyambare, ntacyo bitwaye, twese tuzahurira mu ijuru. Ariko kwegura agasengesha kabari guteraho agatambaro, ubona uvuga ngo kadahari ntabwo ari busenga. Ahantu havuga iby'ibitambaro hanavuga Paulo yaranahavuze ngo arasaba abagabo bose ko basenga ahantu hose bagize gute. Ubwo niba dutega ibitambaro ntakagira umugabo usenga umanuye amaboko, ni itegeko ryatangiwe rimwe. Mujye mupfukama mugize gute, muyamanitse. Oh haleluya. Imana yacu ariko ni inyembabazi. Icyiza cyo muri ibyo byose ni umutima uyishaka. Wagateraho agatambaro, iyo ufite umutima uyishaka irakuyereka. Wakungumuka hahandi mu buvumo ukagenda uryamishije inda ugakora kilometero, irakuyereka mama, kubera ko urayishaka n'umutima wose. Wahagara mu mazi, amazi akakumanukaho, ahandi ibyumba amazi akagutembaho, ukumva ari bwikumva, kuko umutima uyishaka mama irakuyereka. Imana ni inyembabazi, umutima uyishaka irawiyereka. Ariko ikibazo bisiga imvune n'umunkanyari no guhora uca imanza z'abatagiye mu bavumo, ukajya wumva nta muntu wabera umunyamwuka ku makaro, kumva nta munyamwuka wakwambara agakanzu keza, ayiwe none ukavunika n'agatima kakaba kabi kuko uhora ujyaginga, ugahora uca imanza. Buriya ntibakishijwe bwo bagenda ku magare, buriya ntibakishijwe, buriya none ibyo kwitaho ntaba ari byo witaho. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Ibyo dukora byose tubikore ni koko izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kandi ikimenyetso cyo gukura mu mwuka ni urukundo rwa Kristo rugwirira muri twebwe, ni ugukunda abantu. Haleluya. Igihe cyose wumva uri musenga ariko ukumva udakunda abantu, uzamenye ko uri musenga ibintu bipapanye ukuntu. Ni ugukunda abantu, nicyo gipimo cy'ubukure. Gukunda abakunditse n'abadakunditse, gukunda abo bitwa abarozi n'abatari bo, gukunda abantu nicyo gipimo cy'ubukure. Ntabwo ari impano. Impano ni nziza turakazigira, ariko uko dukura mu gukunda, na nyogosenge wakuroze cyangwa utarakubaniye, uko ukura mu rukundo buryo burimo gukurira muri Kristo. Haleluya. Nicyo gipimo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nifuza impamvu mvuze ibi byose nuko nifuza ko turi busenge, kandi tudasengera mu kuyoha. Haleluya. Reka tugende mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Numva ibintu byo kuvuga birimo biba byinshi. Icyo cyari igihande kimwe cy'ubuyobe, hakaba ikindi gihande cy'umudendezo warenze umudendezo. Kanacyo nyivuge. Haleluya. Muri Kristo dufite umudendezo, ariko hari umudendezo warenze umudendezo. Umudendezo ugaragaza ko Kristo muri wo wari muki. Nta mpamvu yo kwiyiriza, Yesu yarabirangije byose. Nta mpamvu yo kwiyiriza utuye muri iyi si na Satani agikora. Mwibuke ko Yesu yabwiye intumwa ze. Hari abaje baje kumubaza abafarisayo ngira ngo bamaze kuki intumwa za Yohana Mubatiza ngira ngo ziyiriza, kuki abawe batiriyiriza. Arababwira ngo igihe kizagera, sibyo, ubwo umukwe azabakurwamo, icyo gihe baziyiriza. Haleluya. Umudendezo warenze umudendezo nawe uhindura abakristo ubunebwe, abanebwe. Ubwo kuko twavuze ngo nta mpamvu ya 9 wahita kuraho byose. Pole sana. Nta mpamvu yo kwiriza, nta mpamvu yo kubyuka igicuku, ubwo mbese byose bimukuriyeho, ntabyo nagukuriyeho. Haleluya. Nakubwira ngo udafata isangu yigira ikigirwamana.
iyo tudasenze turagwingira, iyo tudasenze iby'isi biratubasha. Iby'isi bishinyitse amenyo gutya, iby'ibyaha n'ibitari ibyaha bishinyitse amenyo gutya ngo bikugabanye mu rukundo rwa data mu mutima wawe, bikuzuze mu rukundo rw'isi kandi uri umukristo. Haleluya. Wijya mu mudendezo wa fake ngo dukore icyaha uko dushaka, byose Yesu yarabirangije. Usambane n'umuhungu nimurangiza mwihananeho. Mama, umukobwa n'umuhungu bamaze gusambana, umwe asabana baturirana ibyaha, basabana imbabazi. Jesus, icyaha cyose gisiga kiyongobeje ibintu ibihumbi mu buzima bwawe, nubwo data yakubabarira. Deja mpora nibaza, umutima ukora icyaha nkana ukwiriye kwibaza niba warakiriye agakiza. Aho harimo ikibazo. Na umuntu wakijijwe uko yafataga icyaha bihita bihinduka. Umuntu wakijijwe uburyo akora icyaha ni nk'uko wasitara. Iyo tugiye mu mujyi nta muntu wavuze ngo nimva mu rugo ndi busitare gatanu, ariko ashobora gusitara kwibuye, imodoka ishobora kumutera ibyondo. Ibyo nibyo byaha abakristo bashobora kugwamo. Umuntu ugipanga icyaha kongera akagipanga, gakiza kawe nako gushidikanywaho. Haleluya, amen. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorino 5:15 kugeza kuri 21. We kugira umudendezo utari uwa gikristo. Umudendezo wa gikristo, Pawulo yaravuze neza ngo byose turabyemerewe. Mfite umudendezo, byose ndabyemerewe, ariko umuntu arobanuramo ibimufitiye umumaro, sibyo? Ibitamufitiye umumaro, ibitukije izina ry'Imana, ibituma atitwa nk'umukristo. Umuntu yakureba akayoberwa niba uri umukristo cyangwa uri indaya. Vraiment yakumva imivugire yawe kibaze se yarakijijwe se n'umupagani. Hakwiye kubaho impinduka. Haleluya. Ngo ngiye ngo agakiza ni mu mutima, ngo ibindi ntumbaze. Ibyo basigara bamvugaho birabareba. Nawe Haleluya. Ejo twavuga agakiza kuzura kagasesekara tukakabona n'inyuma. Amen. Agakiza kadaherekezwa n'impinduka, tukazasanga abo bantu mu ijuru ni abantu bakijijwe ku gitanda cyo kwa muganga bagahita bapfa. Ni abantu bihannye begeranye n'urupfu, nta mwanya wo gukora imirimo. Ariko we nanjye twagize umugisha, turacyariho. Haleluya. Hakwiye kuba impinduka mu buzima bwacu. Ntiwemere impamvu dusenga no kugira ngo tutagira ubwo buzima bw'intege nkeya, ngo ejo ikibazo nikigukubita nutinda kubona amafaranga wihire mu nzu y'abapfumu. Vraiment ngo baguha amahirwe hanyuma ugaruke dukorane na 7 days. Jesus. Uko dusenga tugwiza imbaraga, tukamesa kamwe, tugategereza umwami yabangutse cyangwa yatinze, tukamutegereza byaciyemo cyangwa bitaciyemo. Haleluya. Fete ibiturwanya ni natwe twifungurira imiryango. Umuntu ararwara ngo akabanza kujya kubaza ku muganga wa Kinyarwanda ngo abaze niba bamuhumanyije, none abone kugaruka asenge. Uri umurokore bakakujyana mu nzu y'abavuzi ba Kinyarwanda, ubwo babitagatifuje, ariko ni abapfumu. Kuko none se umuntu utari umupfumu ngo uragenda ngo banze gusuzume, none numenya ko baguhumanije ubwo aranaguhana umuti, ariko nusanga ataguhumanije uragaruka usenge. Imana iravuga ibyo itatubwiye nuko ibitarashaka kubitumenyesha. Hari ibintu ibihumbi dukiza itanabivuze. Haleluya. Simakana ubuvuzi bwa gihanga, kuko n'ibinini tunywa biva mu bimera. Haleluya. Ariko mbere yo kubyirukira uzashishoze. Ese ni ibyatsi koko n'umuravumba yavuga usarawuguha, ni umubirizi yavuga usarawuguha, ni ibindi bintu ntazi yavuga usarabiguha, cyangwa yarinze gushyiraho amagambo agerekaho utugamba kubwira aho ubanza kubyerekeza. Ibyo bintu berekeza bagerekaho amagambo birimo izindi mbaraga z'umwijima. Abikorino 2:5-15-21. none ngiye gusoma. Haleluya. Ibi byose mbibabwirana umutima ubakunda kandi cyane, wifuza ko tuba abakristo b'abatsinzi. Haleluya. Banesha, batsinda, bataganya, bafite ubumana bwuzuye muri bo, kandi batsinze na Satani n'ingabo ze. Haleluya. Abakristo badashingira ubukristo bwabo ku muntu. Imana ishimwe ko ndi umushumba wanyu, Imana nibihererwa icyubahiro, ariko nyine ibintu Imana yubaka, ariko hari n'ibindi biri muri Kristo. Haleluya. Bo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira
nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Haleluya. Nicyo gituma, dukurikire neza, uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Haleluya. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Uyu muntu wese bavuga uri muri Kristo Yesu ni umuntu wahindutse umwana w'Imana. Iyo bavuze umuntu wese, harimo wavukiye mu nzu y'Abakristo akagira umugisha, ntagire ikintu kibi gikorwa ku buzima bwe, ntagire amagambo mabi, ntamurikirwa abapfumu, ntagire ikintu gikorwa ku buzima bwe, nta ndasago, ntaki, ntibamujyanye mu zema, nta magambo bamuvuzeho, nta yavutse mu biganza byiza. Uyu muntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Reka mvuge n'undi wavutse agasanga avukiye mu nzu baraguza, mu nzu baterekera, mu nzu y'abapfumu, mu nzu bafata abana babo bakabamurikira ibintu runaka, bakabamurikira abasekuruza, bagafata udukobwa bakadushingira sekuru wapfuye mu mihango bakora. Umuntu wagize ibyaga akavukira mu nzu babandwa, bakorana ya mihango y'imandwa. Mu mihango y'imandwa basambanaga hagati y'abantu bose, bukwe na nyirabukwe na mukazani, uruvange. Umwana akagira ibyaga akavukira mu muryango urimo ibyo bintu. Ariko Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese iyaje muri Kristo Yesu, haleluya, ababaye icyaremwe gishya. Muranyumva nshuti z'Imana, haba hasigaye urugendo we kwitandukanya no kudafatwa n'ibyo byose, kuko umuntu wavukiye mu miryango y'Abakristo bubaha Imana, bamaze iminsi basenga, byanze bikunze intambara zo mu mwuka zizaba nkeya nk'umuntu wavukiye mu biganza by'abapfumu, banabikomeje batenda kubireka, barwana urugamba n'umwana babyaye mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Iyo uvutse mu miryango nk'iyo ngiyo ugakizwa, haba hashojwe urugamba mu isi yo mu mwuka. Mushobora gukomeza mugakundana mu bifatika, ubwo nabo bafite ikinyabupfura, abatagifite bwo urugamba no ku mubiri ruraza, ariko abafite ikinyabupfura bazakurwanya mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Murumva neza ko intambara zizatandukana. Haleluya. Kuko wenda hari ibyo bagombaga kugutwerera no kukuraga no kugusigira, akaba ariho uzakomeza uwo murongo, ukazakomeza ibyo ngibyo. Byanze bikunze hari urugamba ruba rushojwe, uzahura n'intambara runaka. Yesu ashimwe nshuti z'Imana. Ariko ntago bikuvanaho kuba warabaye icyaremwe gishya. Muranyumva nshuti z'Imana, ngo ugumane uwo mugozi nubwo wari ufite ubwoba, ngo iwacu bimeze gutya, bamasenge bameze gutya. Oya, bavuze umuntu wese yari muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyo bavuze umuntu wese n'uwavutse neza, n'uwavutse mu buryo buri mu ibyo byose navugaga. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera babishize, dore byose bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Amen. Uri iki? Uri icyaremwe gishya. Ibya kera, ibyo wagize mu ruhare n'ibyo wavutse ugasanga bihari, ntago bikigufiteho urutabe, ntibikigufiteho umugabane. Haleluya. Ibya kera babishize, dore byose biba bihindutse bishya. Niki gituma umuntu ashobora gukomeza kwibonaho ibimenyetso by'ububata, byo kubatwa, byo guterwa, kandi yarabaye icyaremwe gishya. Haleluya. Uba warabaye icyaremwe gishya, ariko birashoboka ko wakwibonaho ibimenyetso byo kubatwa bitandukanye. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana, ntago bikumanura ngo nuko ibyo bimenyetso bikuriho bikumaremo kuba icyaremwe gishya, uhite wiyumva ko utakijijwe, uhite wumva ko Imana yawe idafite imbaraga, uhite wiyumva ko Yesu muri wowe adahagije. Oya. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana, mwibuke ko iyo twabaye ibizaremwe bishya, ntibivuga ko imyambi ya Satani itatugeraho. Murabyibuka? Niyo mpamvu dufite kwizera ko gukingira imyambi ya wa mubi yakumuriro, kuko azakomeza kugutera. Niba nyoko ari umurozi, nimba so, nimba simbizi, ibintu byo mu muryango by'iwanyu, niba bahara bakuroga, imyambi ishobora kukugeraho igasa nkaho igukerereje mu rugendo runaka rwo gusingira umugisha runaka, ariko ntago bihita bikumanura kuri level yaho wari uri nk'umwana w'Imana. Muranyumva?
iyo urwana uzuriwe n'icyo wagize cyo urwana mu buryo bwiza kuruta umuntu wumva adakwiriye, kuruta umuntu wumva bimurusha amaboko akiryamira akabyihorera. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Kuko muri Kristo ariho 19 arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibarabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. 21 uyifate mu mutwe. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Utarigeze kumenya icyaha